ku buzima bwanjye muri iki gihe twari tumaze tubanye, kuko tubanye igihe gito cyane, nta n'umwaka rurashira, tubanye amezi. Twakoze mariage mu mwaka ushize mu kwa 12 tariki 18. Mu by'ukuri mu buryo twari tubayeho cyangwa se mu buryo twaganiraga, twumvaga ko twubatse umuryango kandi tuzagera kuri byinshi, kuko Gisele yari umufasha mwiza, Gisele yari umuntu ufite ishyaka cyane, yumva ashaka gukorera urugo rwiwe. Gisele yabaye ahantu ntekereza ko papa atabaye, ku buryo nge nkimara kumenya iyi nkuru, kuko bamamagaye mu masaha byari nka 11 gutya gusa, barambwira bati ni Solange wamamagaye, arambwira ati Gisele aguye muri koma, turi hano mu rugo. Ndababwira ni mwirukanke vuba cyane mu mujyane kwa muganga, kuko nari ndi muri dialogue pastoral, nari ndi ku rusengero ari umukristo ndi kwakira. Noneho umukristo akomeza n'ikiganiro yambwiraga, noneho ngajya mbura ibyo kumusubiza, kandi kubera ko nari ndi kumwumva neza, abona ko nagiye, kuko natangiye gutekereza ko nabwiye ni mujyane vuba kwa muganga, muraza kumpa igisubizo. Noneho umudamu wari imbere yanjye akomeza n'inkuruze, kuva icyo gihe bambwiye bya Gisele sinamwumvaga, arakomeza arambwira, kandi yari afite ibibazo byinshi, ni kugeza uyu munota nibuka ibyo yambwiye imbere, kuva bambwira bya Gisele nabona ko nawe ahita bibona ko uyu muntu nabo ari gukurikira. Nageze igihe bangera kumamagara, ni Grace wamamagaye, arambwira ati Gisele byarangiye. Noneho wa mukristo aza kubona ko nubundi yambwiraga ibintu nahari, yahise asohoka aragenda. Ndahaguruka nangira kwikabakaba numva iyo nkuru niba ari byo, ese birashoboka. Mu gihe gito mitamamagara madamu, ndambwira ni kuko nari namaze kumbwira ko umwana yagize crise. Nitwa Sayimana Filipo, ni njese wa Gisele, kandi Gisele yari umukobwa mu bana, yari wa gatandatu, ariko niwe nahaye, niwe twitiranwa muri bose, kandi nabanje kumwita, natekereje ndavuga ni nsaba Imana, numva ko ari izina ry'abagabo atari cyangwa abahungu, mwita Nyiransaba Imana. Nyuma arambwira ati amaze gukura, arangije na universite, ndatekereza niwe yatangiye kuvuga ngo nyira washironze nyira kubera iki, nabo nuko uri umukobwa. Arambwira ngo yagiye muri ministre kujya mu mategeko, akuraho nyira, aravuga ngo tugomba kwitiranwa ni Nsaba Imana. None uvuga ko yari na fier kuba yitirwa izina ryanjye, nubwo abandi bafite amazina afite icyo asobanura, ariko we yakunze iryo zina. Icyo ndavuga kuri Gisele, ndagira ngo mbanze mbereke umuryango wose uri aha ngaha. Uyu ni madamu, yitwa Murekatete Clotilde. Dufite mu bana ari nabo bakuru kwa Gisele. Ndahera kuri Grace Uwase, uyu niwe mfura yanjye.
namubyariye yavukiye hano ku Gisenyi ku bitaro bya Gisenyi. Namuhisi wase kuko akivuka nabanje gutekereza ndamatse kuki mbyaye umukobwa, nabona ari nkakijwe icyo gihe, ariko bambaje ngo umwana se kutavuze izina ry'umwana ndamumwita wase. Shiraho grace bisobanura ubuntu, kandi icyo gihe nabivuga grace n'ubu ari akazina keza gusa nubwo biri mu Gifaransa, ariko nyuma ubo buntu naje kubugirirwa n'Imana, ndabishimira Imana. Ari uyu yitwa Kanyindi Serine, yitiranwa na mama, niwe ukurikira Grace. Agati nyuma ye ari undi witwa Iraduha Eric, na ari muri Angola, ntiyashoboye kuza, nawe ni umugabo yarashatse. Hagakurikira muyibuke muyipange ko mukurikirana naza kubicanga. Hakurikira Tumushime Hortense, uyu we ni nawe aze na Solange aze, bagiye nabajyanye kwigira Uganda, bajya kwiga universite. Bamaze kugenda abantu barambuye bati wakoze ikosa rinini cyane, abakobwa 3 ubashoye Bugande. Nanjye geriye nangira kwicuza, ndavuga si wa mugani uziko nabona bitekerejeho, ariko ndashima Imana kuko barize babayo. Ni naho ndaza kubabwira cyane cyane Gisele icyo yakoreye i Bugande n'imirimo yakoze, cyane cyane umurimo w'Imana. Arakurikira nde? Uyu yitwa Muhire Shumbusho Christian, nawe ni umuhungu wa kabiri, ariko we amaze nk'ibyumweru bingahe rino 3 yari muri Chypre. Ni nawe yagize ikibazo kuko Gisele baravuganaga kuva yaza bari batarabonana. Kubyumva rero we yarabyanze, aravuga ati njyaho ubunyiye gucya njyayo kuko Gisele simbyemera ko yapfa tutari twabonana, kandi bavuganye nawe yarisanga tumuvuganye saa 10, ni ukuvuga ko isaha imwe cyangwa amasaha 2 bari kuvugana nawe. Niyo mpamvu we kubyemera yarabyanze, yabyemeye bitinze. Ari Axel, ni umukobwa ukurikira Christian, we nawe uhari ari mu Bolande. Dufite n'akandi gato ka to pray, ndetse n'umuryango mugari. Ari Bruno rihe, abandi bari bamaze kugera hano, sinzi Arno. Ngaba bari kuza. Twebwe turenze ekipi y'umupira, keretse ekipi ya rugby banza aribo bakora bakina ari benshi. Arnori yitwa Igira neza to pray. Hagakurikira Kevin n'aka gakobwa gato yitwa Becky. Aba bose bari inshuti za Gisele cyane mu muryango kuko Gisele yakundaga abana.
ndatekereza ko abo barabanza baveho. Shaka kugira ngo nakire mbere yo kuvuga n'abandi bakurikiyeho, twakire nyirakuru wa Gisele. Ari nyirakuru we yaragihari. Inde uyu Imana yaramurinze cyane. Kandi ufite imyaka ingahe? Ngo afite 96, igiye kungana n'iya Queen Elizabeth. Kumubare navuze muri 33, ndangije imyaka 96. Uyu ni nyirakuru, akaba afite na ba nyina wabo. Uyu bamwita Ngeniya, ari na Maria, bose babaye bakecuru, ariko umukecuru mukuru ni uyu nguyu. Uyu uri hano, uyu niwe bucura kuba papa, ariko wowe ubanza tungana. Uyu ni bucura kwa papa, akaba ni nawe data wacu dusigaranye. Nyuma reka mbabwire n'abandi. Uyitwa Prudence, ni mubyara wacu, ari kumwe na madamu we. Okay. Uyakora Igihundwe, ni umoniye muri groupe scolaire ya Gihundwe. Ndahamagara famille ya Nyamutera, kuko Nyamutera ni murumuna wanjye, ariko abantu narabyemeye. Abantu bita bavuga ko ndi murumuna we, narabyakiriye. Bajya bambwira bati twahuye na mukuru wawe, ndabyemera. Nyamara Nyamutera nta nubwo nkurikira mu mugongo. Uyu ni madame wa Nyamutera, yaje aba muri Kenya, yaje amaze kumenya inkuru twakababaro twagize. Umuhungu we w'imfura ni Louange. Louange akurikira na Joseline, akaza na Gift. Gwino hano. Uyu c'est le plus géant, niwe géant mu muryango wacu wose. Ariko akurikira bucura. Ari nundi Merveille uri muri China, na undi hari. Nono iyi ni famille ya Nyamutera, bakaba bafite n'umukwe wabo. MD ni umuhanzi, ni rap, ni iki muhita ngiki, hip hop ariko mu ndirimbo z'Imana. Reka akurikiraho famille ya Abimana Augustin. Uyu ni murumuna wanjye, uyakurikira Nyamutera. Uyu rero mu minsi ishize twagiye turi kuva muri Kongo, tugeze kuri douane, batangira gufasha abasaza, babakura mu murongo ngo n'abasaza. Waje kubafata baransiga, baramutwara. Noneho umukurikiye baramubwira ngo wowe urajya subirayo. Ndavuga ngo ariga uriya ni murumuna wanjye wa kane, angurikira bwa kane. Ngo ya mugiye kwigira abasaza mwese buri kanya. Aratsohoka hanze, aratelefona abantu bati sinababwiye ngo Filipo we bamusigaranye kuko ari muto, ngiye banyemeye ninjye bagiye nk'umusaza. Ari kumwe n'umugore we nawe uhari.
ariko abana be baze aba ni abana ba Imana Augustin, amazina yabo na Maranata, haleluya. Bafite amazina yo muri Bibiliya gusa, Maranata, haleluya, abagisiyoni. Arifite n'uyarazutse na Yesu ashimwe na don de Dieu. Ne wanyuma ubungu yamwise ndagukunda sheri. Mugende. Na reka duhamagare noneho aba Jean Paul niwe bucura w'iwacu, uyu ni madamu we. Okay, n'abana bose bagiye ngo yamaze gucyura abana. Uyu ni madamu wa Jean Paul niwe bucura iwacu. Ninde nasigaje? Okay, akaba ari ni mugabo wa Solange. No, sinzi ko babyita mu Kinyarwanda. Twashatse iwabo nabo barahindukira baza gushaka nabo iwacu. Ni ibintu byegeranye nk'iby'umurenge yari simbizi ndabona. Bari hafi cyane, ariko na consanguinité ntabwo twavanze amaraso kwa kundi bavuga amaraso. Ndagira ngo arabasigayira mama dativa naze hano. Uyu ni mama dativa, ni mukuru wa bavandimwe na Beni amwe na Debora. Umugabo wa Debora ni uyu nguyu. Aba bose nabo mu muryango, yego, wa David. Okay, murakoze cyane. Reka noneho bagende baje kwicara. Icyo ndavuga amagambo magufi cyane. Nkuko nabibabwiye, Gisele ni umwana wa gatandatu, akaba yakuze ashabutse kandi yitwaraga nk'umuhungu kuko ibintu byose yabaga uwa mbere akunda kubikora. Mu gihe bazaga muri vacances nabazaga abana bose ndabicaza nkabwira ni buri wese avuga icyo ashaka gukora, icyo ashaka kwiga. We yambwiye ko ari muzika yayikunze akiri umwana. No muri Sunday school yakundaga kuvuza ingoma. Murubona abana bakiri bato imiziki yari murimo kuva kera. Byageze igihe ambwiye ko ashaka kwiga muziki, mujyana mu Kiyovu. Ari ishuri ryari hari rya muzika. Uko aza muri vacances buri gihe yajyaga kwiga muziki. Ikindi atangiye iby'ubuhanzi nabonaga ko ari ibintu bitazajyagira kure, kuko naranabimubwiraga ndavuga se ubanze ibyawe bitazagera kure, kuko ndebuka rimwe yaririmbiye mu Gatenga nsohotse aza nkurikiye aramaze kugiye se na zidushoje se ngo mama faranga yiki se yo guhemba abona akoresheje abamfashe gucuranga. Ndavuga niko abandi itorero bagenda mu itorero bayaguhe. Iyo abantu bajyaga kuririmba abahanzi bari hano murabizi si babaha gatike se. We yaraza akambira ngo nje nyahe ngo yango je mfite isoni yo kujya kubisaba nawe baguhaye genda ubereke ko yashaka. Bure baratekereza ko njye uri kwishurira
aranga yanga kuva ku modoka. Narayamuhaye ubwa mbere, ndabona ariko noneho uzabe nk'umuhanzi nk'abandi bose kugira ngo uzagere kure, nugera guje nawe uzabishobora. Ndibuka n'igihe yajyaga kureba uriya muhanzi bavuze mu Nigeria ajya Nairobi, kuko kuri we yari role model we, donc yumva ko ashaka kumureberaho. Muhatike ndavuga ni nta mafaranga afite yo kujya inda n'indege, aravuga ngo aragenda n'imodoka. Yaragiye agerayo, bariya ni abantu bagenda bafite equipe z'abantu babaherekeza. Hari manager wa uwo mugore, uwo muhanzi nako, babonanye na team yabo, babanza kumubaza niba ivuga butumwa rye ari irijyanye na business ryinjiza amafaranga. Arababwira ati njoya ngo jewe ni ugukorera Imana gusa. Baramushubije bati ubanza wowe utazabishobora, ntabwo twakorana neza kuko wewe nuko. Ariko barabonanye nyuma aragaruka arambaza nse ko bambwiye ngo niba atari byo gushaka amafaranga ntabwo twavugana, nta nicyo twaganira kinini. Nyuma naramubwiye niko bigenda Nigeria, n'abacuranzi benshi bari uburyo babaho, kuko uwo manager we arahembwa ni nk'abakinyi b'umupira baba bafite administration yabo na business yabo bagomba kwinjiza amafaranga. Ariko Gisele we kenshi nabo yafokalizaga gushaka amafaranga, ishaka rye ryo kugira ngo avuge ubutumwa gusa nibyo yashiraga imbere. Kandi si ibyo nyine gusa, akaba ari umuntu ukunda imishinga. Ari ibintu yakreyaga. Ndibuka mbere ya covid, ari umudamu ndetse muraza kumwumva witwa Jackie, aba muri Canada, yamuhaye ibikoresho za instrument kubera ko Gisele amaze kumusobanura ko ashaka gufungura ishuri yo kuzajya atraininga yigisha abantu umuzika. Twagiye kufungura ahantu chez John hariya ku Kicukiro, ndetse na salle turayifata turayishura. Ariko nagendaga seta ibirenge nkajya mureba Gisele ibi bintu bizashoboka papa. Twaragiye turishura 600 niba byameza ngahe, yari amezi niba 4. Ndagenda njya hano muri Congo tujya kwiga uburyo wa soundproof, kuko nabonye ko gushiramo soundproof isanzwe ya indi iri moderne ya byahenda. Ariko njya kuri école française hano Goma, banyereka uburyo bwo gukoresha soundproof ukoresheje turiya tuntu bashiramo batwaramo magi, turiya dutanda batwaramo magi. Twaraje dufatanya nawe turabikora turabitegura. Tubirangije ubanza haririmbiyemo cyangwa korali imwe ya RPCM, covid itayinjira. Dutangira kujya twishura amafaranga buri kwezi tutanakora. Ndabona gusubiraho ko ibintu byawe bihombye. Ngo ya papa ndabizi bizagenda neza. Byageze igihe inzu barayisubirana, birahagarara, ibintu turabirekipera tubikuramo. Buri gihe yagiraga igitekerezo cyo guhimba cyangwa gushaka ikintu yakora. Yari courageuse, yego na bene nyina barabikunda, ariko we yabarushaga ko buri gihe yari afite esprit ya creativity, gushaka ikintu gisha, guhanga ikintu yakora. Ikindi Gisele namuvugaho, yarazi kubana n'abantu, yarafite inshuti nyinshi, murabona abantu bose bari hano, kandi akanabazana mu rugo. Twaje kumenya n'abantu benshi kubera Gisele birashoboka ko n'abantu benshi batari babizi, ara benshi baje kumenya nyuma ko ndi na papa we. Ariko yaramaze kugira inshuti nyinshi cyane, kandi ibyo ni imbuto nziza yadusigiye. Ikindi yarafite confidence, kuko nabivugaga nageraga igihe nkamureba namuze Gisele uriyemera cyane. Arambira papa utiyemeye se ninde wakwemera? Icyo yashaza gukora yagikoraga wumva
agiyemo wese akabikora n'imbaraga zose abishaka cyane, uwo mwete we nageraga igihe nkabirebera kure, nkavuga ni Gisele ubanza azagera kure. Nyuma icyo ndaza gusohorezaho, yari n'umukristo cyane. Gisele yakundaga gusenga, yari umuhanzi ukunda Imana, kandi yaharaniraga cyane cyane no gukiranuka. Ibyo yakoraga byose yabikoraga arinda ubugingo bwe, ku buryo nge nkimara kumenya iyi nkuru, kuko bamamagaye mu masaa byari nka saa 11 gutya gusa, barambwira bati ni Solange wamamagaye, arambwira ati Gisele aguye muri koma, turi hano mu rugo. Ndababwira ni mwirukange vuba cyane mu mujyane kwa muganga, kuko nari ndi muri dialogue pastoral, nari ndi ku rusengero, ari umukristo ndi kwakira. Noneho umukristo akomeza n'ikiganiro yambwiraga, noneho ngajya mbura ibyo kumusubiza, kandi kubera ko nari ndi kumwumva neza, abona ko nagiye, kuko natangiye gutekereza ko nababwiye ni mujyane vuba kwa muganga, muraza kumpa igisubizo. Noneho umudamu wari imbere yanjye akomeza n'inkuruze, kuva icyo gihe bambwiye bya Gisele sinamwumvaga, arakomeza arambwira, kandi yari afite ibibazo byinshi, kugeza uyu munota nibuka ibyo yambwiye imbere, kuva bambwira bya Gisele nabona ko nawe ahita bibona ko uyu muntu nabo ari gukurikira. Nageze igihe bangera kumamagara, ni Grace wamamagaye, arambwira ati Gisele byarangiye. Noneho wa mukristo aza kubona ko nubundi yambwiraga ibintu nahari, yahise asohoka aragenda. Ndahaguruka nangira kwikabakaba, numva iyo nkuru niba ari byo, ese birashoboka. Mu gihe gito mitamamagara madamu, ndambwira ni kuko nari namaze kumbwira ko umwana yagize crise, ahita bahamagara nawe, ariko nyuma tuza kumva ko byarangiye. Iyo nkuru twatangiye kubwira n'abantu b'inshuti, turataha tugera mu rugo. Ngira igitekerezo kimwe cyanjemo, nza kuvuga ni kuki njyewe, kuko abanzi nagiye nca mu bintu byinshi, nagiye ngira ibyago nshiro nyinshi, ariko nangiye kubyibazaho mu mutima, numva ijwi rirambwira ngo nta kindi uzira nuko uri umwanzi wa Satani. Kuba umwanzi wa Satani bituma n'ibintu byinshi bikubaho. Satani aba yumva ko ashaka kugira ngo aguhire iki, avuga ati ni inkora iki, noneho iki ngiki ni simusiga. Ariko nanjye ngeraho mvuga ni nka Yobu, yageze igihe Bibiliya avuga ngo, yavuze ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Bibiliya ikongera ikavuga ngo muri ibyo byose nta na kimwe yerekeye ku Mana, nta kintu yavuze kibi ku Mana. N'uyu munsi nanjye magaze hano mbivuga, navuga ni muri ibyo byose nta kibishira ku Mana, kuko Bibiliya umuhanuzi Yeremiya niwe wanditse, aravuga ngo erega nzi ibyo nzabagira ngo si bibi ni byiza. Mu byiza Imana yabonye ko gutwara Gisele ari byo byiza kuri yo, kandi icyo Imana yahisemo ko ari cyo cyiza, sinjye wavuga ko ari kibi, nubwo bibabaje, birababaje cyane. Gusa nabonye ko Imana si ukuvuga ko yikunda, ahubwo nuko yadukoye ibirenze. Kuba inosa banza bamaye inkwano, kandi narayishimye, ariko inkwano Imana yatanze kuri Gisele ku bugingo bwe niyo birenze. Niyo mpamvu tugomba guceceka tukareka Imana, kuko yadukoye byinshi. Icyo yatanze nicyo cyinshi kuruta icyo tuwe tubona cyangwa ibyo dutanga mu bantu. Rero muri make ndagira ngo nsoze nshima Imana kubwo gutaha kwa Gisele.
nageze mu rugo umwana ndamucigatira ndamureba kuko nicyo gihe abyara kwa muganga nari mari nahise magera. Icyo navuze kimwe ni ikintu uko mu mugambi w'Imana ikora ikintu kemera ko kiba ariko ikamenya no kujera n'ibisigaye. Ni nkaho twavuga tuti kuburiye uriya mwana Imana irabizi yabikoze itwara Gisele izi ibiraza gukurikiraho, kandi nishima Imana ko Gisele kuri nje ntabwo yapfuye kuko indirimbo ze zizakomeza zivuga ubutumwa. Kuzumva gusa n'uyu munsi na nijoro ngira gutya nkongera nkamwumva, mwumva presence ya Gisele iracyahari. Ndatekereza ko namwe mwese izo ndirimbo ntabwo zizavaho, n'iz'Imana nabonye n'iz'isi zimwe na rimwe zirakomeza zikabaho bakizita karahanyuze, ariko iz'Imana ntabwo zinyuraho ngo ziragiye, zizakomeza zikore ubutumwa yakoze. Imana yamukoresheje mu gihe kigufi yemeye namujyana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka me madamu nawe avuge gato. Mwiriwe neza. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Inosa. Ndi umwana wavutse ndi imfura, ariko twavukanye turi abana batatu. Mu bana batatu dusigara turi babiri, umwe aza kwitaba Imana, ariko papa we yari yarapfuye before, nyine nyuma yaho ya jenoside gato. Dusigarana n'umubyeyi wanjye mama yahaguruka nakegera hano kugira mu mubone ku batamuzi. Afite famiye nkari iri ahangaha, ariko bumve ko nako bahari. Mu by'ukuri ku buzima bwa Gisele sinzi ukuntu nabivuga, ariko Gisele twamenyanye tugiye kuririmba i Kigali, ko ndirimba muri korali Herimoni muri 2013. Icyo gihe twamenyanye, ariko muri uko kumenyana yajyaga yiga segonderi, nayo niga segonderi, tukajya tuganira kugera naho yageze ajya kwiga muri Uganda University. Tuvugana sinzi icyo Imana ibarashizeho ntawahindura umugambi wayo, kuko akenshi twajyaga dushwana tena tukongera tugasubirana. Sinzi fiançaye murabizi, abantu b'abapapa muri hano nyine icyo kigero mwese mwagiciyemo. Muri icyo gihe muri 2019 akunda gusenga, Imana ikambwira ati nzaguha umufasha mwiza kandi ugukwiye kandi wubaha Imana. Ariko uko twakundagura n'ibyo bibazo nge sintekereze uko ari we, kurumva nyine twarashwanaga bikaba n'izindi process umuntu agakunda n'abandi, ariko Imana niwe yari yarateguye. Ndabyibuka aza gukorera igitaramo inaha i Rubavu. Icyo gihe ninjye wamufashije mu kumanika amafishi, mu kuzijyana ku maparuwasi agiye atandukanye, ariko tutarasubirana kuko bande yiwe bari bambwiye ati mbafashe bisanzwe, nawe ndabavuga ati uwo muhamagaro ndawukora, ko numvaga nyumuntu twabanye nta kintu namukorera. Sinagirirwa umugisha wo kuboneka mu giterane cyiwe, ariko nyine nza kumenya amakuru nyuma. Ni naho nakunda kujya kumusura kwa Kambo, nyirakuru wiwe atarapfa, kuko we yaranze. Nawe ngiye gutaha agasenga, yamara gusenga akavuga ati bana banjye mbahaye umugisha muzabane,
ariko njye simenye ibyo ari byo. Simbukaho gato nyine ku buzima bwanjye muri iki gihe twari tumaze tubanye, kuko tubanye igihe gito cyane, nta n'umwaka rurashira, tubanye amezi. Twakoze mariage mu mwaka ushize mu kwa 12 tariki 18. Mu by'ukuri mu buryo twari tubayeho cyangwa se mu buryo twaganiraga, twumvaga ko twubatse umuryango kandi tuzagera kuri byinshi, kuko Gisele yari umufasha mwiza, Gisele yari umuntu ufite ishyaka cyane, yumva ashaka gukorera urugo rwiwe. Gisele yabaye ahantu ntekereza ko papa atabaye, aho nari maze kugera cyangwa se nuko nari maze kuba kose nabikeshagawe, kuko hari ibyo nagenderagamo kera, ariko ubu ngubu yari amaze kunshira ku murongo nk'umufasha wiwe. Gisele yari umunyamurava, twari dufite proje nyinshi, papa arabyibuka. Yari afite yigeze agira urugendo muri iyi minsi ajya Tanzania, ariko nkamubwira ati ese kutwite ntabwo byakugiraho ikibazo, ariko bitewe nuko hari icyo yashakaga ku buzima bwa famiye, aravuga ati hoya ndihangana ngeyo. Arihangana aragenda, tuza kumubona nyine haciyemo nk'ibyumweru 2. Nyuma yaho niho twari dufite n'ibindi, ariko tuza gutungurwa muri uko gutwita kwiwe, tuza kugira ikibazo. Tugiye kwa muganga havamo ikibazo nyine, umwana babona ko ashobora gutakaza ubuzima bwiwe, baravuga ati no, tugomba kubaga mama wiwe kugira dutabare umwana. Umwana avukira amezi 7 n'ibindi byumweru, kuko twari dufite gahunda yo kubyara mu kwa 10 tariki 5, ariko urumva tubyaraho mbere y'ukwezi amezi 2. Mu by'ukuri bamubaga nawe yarambwiye ati bamubaze yumva. Umwana yaje kumubonaho hashize nk'amasaha ngahe, papa yahageze, nabo bajyanye bajya kumureba, kuko hari mu makuvezi haba hemerewe kwinjira umubyeyi w'umumama n'umubyeyi w'umupapa kugira abana bakomeze basigasira ubuzima bwabo. Ariko ndavuga ati no, ngereka nsigare papa agereyo arebe uko umwana uko ameze. Bagiraho nawe niyo yari agiye kumureba, asanga ari muri kuvezi. Umwana twakira ubwo buzima, kuko n'amashereka ubwa ntabwo yari arakaza, akajya bamuhera amashereka muri sonde, abaho ubwo buzima. Umwana ariko sinzi ni ari umugisha twari twagiriwe, umwana afite akavuyo, yari afite ubukubaganyi bwinshi. Ntabwo twatinze muri kuveze, twamazemo nk'ibyumweru 2 badukuramo, kuko twararaga twicaye hamwe nawe, tukirwa twicaye. Ni ukuvuga ntabwo twahumbyaga ngo tugire ijisho gutya, kuko bamushyiragamo sonde akayikuramo, bamushyiramo bomboni zongera imyuka akabikuramo, kugira nyine tutatakaza umwana, kuko hari abana benshi bagiye batakaza ubuzima hariya bitewe n'ababyeyi babo kutabitaho, kuko twavuye mu bitaro hamaze gupfa abana 5 bitewe n'ikibazo cyo kutabakurikirana bari mu makuvezi. Ako twe tugirirwa umugisha. Mu by'ukuri hari abo yabonaga mu makuvezi akavuga ati, kuko ari uwo twabonye, aravuga ati uyu mwana se ko yari atangiye gukubagana nayo ko yaragize, ariko umubyeyi we ari no biravuga ati iyaba uyu mwana yapfaga
ati kuko amaze kundushya, amaze kugendaho amafaranga menshi. Niho Gisele yamwegera nje amubwira ati ese igihe umaze hano, ese nibyo igihe umaze aha hantu, ese igihe gisigaye nicyo kigiye kukunanira? Akibivuga icyo hashize iminsi 2 uwo mwana arapfa. Akimara gupfa ararira, akirira niyo yamubwiye ati none se so wikurura ibibazo, iyo utamwaturira ibyo bintu ntago aba yaragiye. Mu by'ukuri yakundaga gusirikira nyine areba, ni naho yakuye proje iyo ngiyo. Tukomeza tubana nawe kugera aho twaje gutahira imuhira ababyeyi baduherekeje. Tugeze imuhira yagerageje kwita ku mwana uko ashoboye, kuko umwana yari yavukanye ikiro kimwe n'amagarama 750, ariko ubwo twari tuvuye ku bitaro yari amaze kugera mu biro 2 hafi na 700. Urumva yamwitagaho bishoboka, kuko hari ukuntu yamuryamishaga mu gituza akamuririmbira, umwana akumva iryo jwi rya mama wiwe, umwana akumva izo ndirimbo, nubwo bushyuhe bwa mama we bikamwongerera morale yo kunywa ibere, kuko no kunywa ibere yari amaze iminsi mike ari harigiyeho, kuko yaramukamiraga akamushyira muri bibero akaba ari yanyweraho. Tugeze imuhira, turi muhira twabaga turi kumwe, twararanaga ku gitanda kuko turi 3 na bebe. Yagera igihe cyo kumwonsa nkapfuka amaso nkasinzira, amasaha 3 yashira nawe kuko yaramwonsaga yarangiza akamuriyimbira akamushyira mu gituza, yabona umwana asinziye akankomanga akambwira ati nawe niyo masaha yo kureba. Nkareba nkurikirana bebe uko ameze. Ya masaha 3 yashira ku mwana nyine aba akwiye kuryama amasaha 3, naye nkamukomanga akabyuka cyo. Kungu ntabwo nari nkijya mu kazi ko naga ndi kumwitaho, ariko ku manwa niho nabonaga nyine nk'amasaha 2 cyangwa 3 yo kuruhuka. Umunsi rero yitabaho Imana yazindutse ameze nabi, kuko byabaye nk'iminsi 3 aribwa mu nda, tukumva n'ikibazo nyine cy'uko yaba yarabazwe. Ariko hari ibinini nyine abamama baba barabazwe bakoresha akaribyo yifashisha. Uwo munsi niho yazindutse mu gitondo avuga ati mu nda mumereye nabi. Ahamagara mukuru wiwe Solange amubwira ko ntabyo afite. Niho twatumije ibinini kuri farumasi, babizanye abikoresheje mu nda haratuza. Arangije ararya aranywa, tunaraganira. Ariho yanambwiraga ati nkakunda abavandimwe biwe, ambwira ko akunda umwana witwa Christian cyane, umwe waje ejo bundi. Arimo kumbwira nyine uko amukunda cyane, uko bazaganira, uko ari hafi kumusura. Ambwira na Axel, ni naho yambwiye nyine Axel nawe ko amukunda cyane, ambwira ubuzima Axel yakuriyemo nyuma uko mama we nayo yitaye Imana, kuko yitabye Imana ngo namubyara. Niho yakomoje ijambo, arangije arambwira ati ese nk'ubu ngubu ni veke ndamutse ngiye yabahute? Naye ntabwo ati hoya ntabwo byashoboka, kuko njya nibuka umunsi umwe ngiye gukora mariage, bari kunanga umunsi wa nyuma irubona, hamanutse ubuhanuzi barambwira ati ngo wari ugiye gutaha ariko Imana iragukijije. Ariko bitewe no kwizera guke, akomeza numva nyine yuko nshobora kuko gupfa. Niho yambwiye, arangije yambwiye ati no, ugomba kwizera. Umuhanuzi niba guhanuriye ikintu ntabwo ukwiye kuvuga ati ngo kibe ngo kirambaho,
ahubwo iyo wabimenye biba byiza, urushaho kurwanya icyo kintu ukavuga ati ntabwo gishoboka mu izina rya Yesu. Kuko ngubu yajyaga anyigisha ijambo ry'Imana ashaka kumbyaza ubutumwa bwiza, kuko yambwiraga ati we yuko yakiye ubutumwa bwiza muri 2019, sinzi niba yarabikubwiye. Nawe yanyigishaga ijambo ry'Imana ariko ngo ati nshaka yuko ugera ku rugero ruhagije kandi rushimishije. Uwo mugoroba ni nanjye yarambwiye atashaka koga, kandi ndamubwira ati okay, amazi arahari, hari amazi twari twateguriye bebe twogeshaga ibikoresho, reka nyagusukire turacomeka andi mazi nyuma ya bebe. Suka amazi muri dushe nyamujyaniramo, nagiye muri salo, ari muri dushe arangije arampamagara ati sheri. Mu kumpamagara icyo navuye muri salo ntiruka, musanga asutamye, naramufashe mu biganza byanjye mwegamiza hasi muri dushe, aricara. Niho nahamagaye papa kuri telefone, ndamubura ariko musigira message, mpamagara Solange kugira ati ahamagara imodoka turebe ukuntu twamugeza kwa muganga. Mpamagara mama, mpamagara na executive wari adutuye kugira ati baze bamfashe. Uwo mwanya ndasenga, akisengesho nkumva niri kugerayo. Mpamagara umukobwa ubimuhira, turamufata kuko mbere yuko ajya muri dushe yari yamuhekesheje umwana kugira abasirikira aho ngaho muri salo. Namuhamagara navuga ati ihangane ufate ku maguru nanjye fate mu gihimba tumujyane ku buriri. Tumujyanayo, niho abavandimwe bahageze baradufasha, n'imodoka irahagera, tumugeje kwa muganga baratubwira ati byarangiye. By'ukuri kubyakira byaragoranye, biratugora, ariko ntekereza ko ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana. Ni naho ntekereza yuko kuba n'umwana yaraje mbere byari ngombwa ko bajyana bombi, ariko Imana ikora ibyo ishatse kandi bikora mu gihe cyayo yateguye. Icyo nakwifuriza Gisele ni ukugira iruhuko ridashira, kandi yizera ko ari uburyo bwa data ari mu ijuru. Imana imwakire neza. Murakoze.